kuvanaho telefone kare ababwira kuryama hakiri kare abikora mu masaha 8 z'ijoro igihe abantu bose bashizwe ese byakozwe mu masaha n'ijoro reba wumva uhangayitse urumva dayimoni kuntu yaje hagize n'umwana ufashe telefone yawe kuko ukeka yuko harimo ibintu bibi unabizi ibyo ukoreraho kubera yuko rero twese ni twese reka mvuga twese en general mutere commentaire ezeke mbambwire batere commentaire mvugira ijambo ninde ufite smartphone hatarimo urufunguzo ganira uzapfa nawe wavutse uyu munsi uzapfa nawe wibwira ngo urakomeye ukaba wagambanira abandi uzapfa rero tubeho tuzirikana yuko igihe nikigera tuzapfa kandi buri wese ntawe umenya umuntu wese uhumeka no mukandida wo gupfa umuntu wese uhumeka ni umukandida wo gupfa mu gitondo wapfa cyangwa saa sita wapfa unavuye gushyingura nawe bagusubizayo twiyoroshye kandi duce bugufi kuko urupfu ntabwo ruteguza ni ngombwa yego uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo 3 ingingo ya mbere y'umugabo wagaragaye yitwikiraho inzu n'abana bose ngo bagatabaruka n'umwe mu bantu namenye yuko mwabayeho inshuti ndetse hari byinshi umuziho indi ngingo ya kabiri ni ya Pastor Mutesi ya gatatu ni y'umuvandimwe are mukuru arinda witabye Imana turaza kugenda tuganira mu buryo butandukanye duhera ku ngingo ya mbere uriya mugabo niki cyamuteye gufata umwanzuro wo kwitwikiraho inzu ese wabimenye ryari amakimbirane yiwe n'uwo bashakanye yaramaze igihe kingana gute Emma rero Emma ni umugabo nzi 2014 Musanze yego noneho Emma yari afite undi mushuti we kabe n'inshuti yagiye bita Crema Crema mwami cyamatari niko akunda kwiyita niko kabyirira bakaba ari inshuti cyane bikomeye cyane rero urumva namenye Emma kubera uwo mugabo wari inshuti yawe yego Emma ndabona n'umugabo bagacecetse cyane utamenye icyo atekereza cyangwa icyagambye ariko nyine urabona ibiba mu ngo mwimbere ntago wabimenyereye amazu ni meza mu mujyi wa Kigali amaetaje aruzuye mu mujyi wa Kigali ubusitani ni bwiza n'abana barajya mu bigo by'amashuri bakiga ahantu heza ariko mwimbere mu nzu bijyanye n'ingo nta muntu uzi biri kuberamo nta n'uwapfa kubimenya ba nyir'ubwite batabyivuye rero uyu mugabo bita Emma warutuye ku Gisozi mu kagari ka Ruhango yari umugabo ucecetse cyane akaba ari umuhanga mu gushakisha ikintu cyitwa ifaranga ni umutekinisiye wo gushaka amafaranga mu buzima muzimo yakoraga cyane noneho rero uko agenda akora urabona iyo umuntu yashakanye n'umugore nibivugwa okerema yambwiye dukora ariko dukeya niyo mpamvu umuntu atamenya n'ibyari byo uko baracyakora n'iperereza tutaza kwica n'iperereza yari afite umugore n'abana babiri ariko nyine mu mibanire yabo babanye umugabo yizera umugore cyane akamuhereza ibintu byose none n'uburenganzira bwose bigereye none biravugwa kuri iyi mihanda umugore batangira guhindukira akandika ibintu byose n'imitungo bakunda abantu bajya gukora mitasiyo umugabo yabaye uburenganzira ngo undi akabishyira ku bandi ibyo ngibyo ngo bizaho nibivugwa kuri iyi mihanda yuko ngo agera no ku rwego rwo kumuca inyuma ibyo bintu birafatana bifatanye umugabo ntiyavuga nibivugwa atavuze arabigumana nyine abantu bacecetse urabona baba bacecetse bigera ku rwego rero ategura ibintu nka biriya bigayitse bitari iby'i Rwanda bitari iby'umuntu uwo ari we wese wabyaye wo kuvuga ngo agiye kwica umwana wiwe akabashiririza kugera ku rwego abana bashiririye bakabiva ibyo bintu ntabwo ari iby'i Rwanda sibyo agura esanse ariko mbere ko wagura esanse mu myaka nk'itatu ishize Emmanuel wera afite inshuti iyo izo nshuti zapfushaga abantu bazo we ikintu cyabaga yababwiraga ngo mugende mwenyine kuko nanjye nenda kwipfira ati ntaho nje bikarangira bigenze gutyo rero urumva ko ari umuntu wari warapanze umuteguro
akabipanga kubera kubona isi imwikaragiyeho. Ariko ibi ngibi nabwira n'abantu bubatse cyangwa se no mu buzima busanzwe, iyo ibintu byanze urareka. Mikoro manze n'ugiye kubanye ani zishaka zibe nyinshi nta kintu twara, reka nyifate. Iyo ibintu byanze urareka, iyo ibintu byanze urareka, urareka ukarekura, sibyo? Kubera ko akira kanga umumfatire nabatazabesha ngo ntago yari ahari mu rugo. Urumva, iyo ibintu byanze urareka. Umuntu wagerageje kugukomeretsa, umuntu wagerageje kukugirira nabi, umuntu wagerageje kuguhemukira, buryo uwo muntu uzamubabarira ariko ntuzongere kumuhereza amahirwe mu buzima bwawe. Kuko umuntu waguhemukiye none niwo ngaruka mwinjiza mu buzima bwawe, ejo azasiga kwisha. Iteka dufite abantu bagiye baduhemukira n'abandi bagahemukira abandi, ariko uzi umuntu ujya kugura inkoko azi neza yuko azayica, mu gitondo akayihereza udusaka, ejo akayihereza uduhungure, ejo bundi akayihereza amazi arimo agasenda, kandi azi neza ko iyo nkoko yiguriye kwizapfa. Yarangiza byanga byakunda ku cyumweru akazayibagira abashyitsi. Urabakunda abantu bateye, umuntu waguhemukiye rimwe ubundi muvane mu buzima bwawe, kuko uwo muntu azanaguhitana. Nutabikora uzaba uri gutemberana na serikeri. Rero uyu mugabo kubera ibyo bintu byose nabyo nibyo kwihangana, niko zubakwa mu Rwanda, niko bavuga ihangane komera shinyiriza. Buri umugore ajya gutera umugabo icyuma cyangwa umugabo ajya kwica umugore, hari ahantu byatangiriye abantu bakakomeza ngo niko zuba. Emma bira bibazo abimaranye imyaka irenga 4 ngo abifite, abigendana, abyigamba ngo avuga ati mujye gushyingura abandi, ati njyewe ntahonjya kuko nanjye ndi umukandida wo gupfa. Muri make we yatinyaga kuba yagira ahantu yabaherezaga ngo n'amafaranga. Rero kubyumva neza ni ibivugwa rwose mu nshuti ze. Rero bisobanura ngo urupfu rwo kwica bariya abana n'umuryango wose akawumara byari bimurimo, ariko biturutse ku makimbirane. Ariko umugore ntari mu bapfu. Uyu mugore yarari muri business, muri biza restaurant bar ngo turayamamaje Musanze, niho umugore yari yaraye. Wabyumvise? Afata abana bafungirana mu cyumba cy'arayamanamo n'umugore wiwe, abana 2 arafunga, amenamo essence. We ajya muri dushe kugira ngo uzima vajya muri dushe, ntabwo yagiye kugira ngo yizimye umuriro wamucanye, we yagiye yambaye imyenda, niho yapfiriye. Ahubwo nukugira ngo urusaku rw'abana rutaza gutuma agira impuhwe zo kuba yabafungura. Urumva kubura umubyeyi amuntu abyara umwana kugira ngo abeho, sibyo? Aho kugira ngo wowe upfe n'umwana bagwitije wowe n'umwana ngo upfe, wapfa wakabaho, kuko hari ibintu maze kubona umwana ataragira gute atarabona. Rero icyo shatse kuvuga ni shatse kuvuga ngo abantu bafite ubugome n'ubunyamaswa muri bo, bafite ibintu bagiye bakereya bakanapanga muri bo. Dufite abantu bafite imipango itari myiza ku buryo bukomeye cyane. Ibi bintu uko byabaye byinshi none mwe biragenda bitakaraho. Kano kantu mukana ntago nunama nanjye none n'umwana oye, ntago nunama. Ujye mubaha amavuta y'abahanuzi, nanze kujya muri si ibyo se kandi ujye mubaha abahanuzi. Saha yawe Kano gashyire hehe? Korosfone zo zizadukoraho. Noneho rero abona muri kuziduka ukagira ngo nimbuwe ntambuwe. Noneho rero ibyo bintu nibyo byatumye umugabo bita Emmanuel Emmy yivugana abana be igikorwa kigayitse, gisuzuguritse. Kibazo nuko niba na Satani ari bo mwakire ntabwo ashaka kumwakira. Kibazo nuko gaya umuntu utakiriho nicyo kiba ari kibazo buri. None se nyine
nitwabimenya amafuta abantu bazakora ngo tubabwire bakiri habarige tumenya umuntu yiyahuye apfuye. Hari igihugu kimwe iyo umuntu ameze nka kuriya bakubita umuramba ariko se wowe wakubita ko nawe yashiririye wakubita yashiririye se abana bashiririye abana bagiye kurugi barahamagara ni papa mudufungurire turapfuye burababura umuntu watabara abana bapfa bafatanye ako sagahinda barabahungu barabakobwa harafite umuhungu n'umukobwa sagahinda gakomeye umwana wawe wabyaye wakuvuyemo nubwo yaba atari uwawe ngo umugore wawe ngo aguca inyuma nashaka guca inyuma nabyo nakazi kiwe ibyo ntago byatuma wihekura ahubwo ibyo byagakwiriye gutuma niyica ngo imitungo nta burenganzira bwifiteho ibintu birashakwa mw'abantu mwe hari abantu bagiye basiga amagorofa barubangura baragiye bamakuza baragenda amazu meza bibitabashwa hano muri iki gihugu yarafite uburyo bwo kuba yaburaniye imitungo wenda akaba yamenya ngo aratsinzwe ugasanga umugore n'umugabo ngo barapfa ngo umutako wo mu nzu ngo televiziyo shabana kodesheje sha bakareka kumvikana barya imvange ngo ntago ngo bumvikana sha kuki batumvikana abantu nk'abo abantu bari gusengera amazu ngo mana duhereza inzu abandi bayafite bari gutwika bari kuyatwika sha tugeze mu isi tugeze ahantu isi abantu babaye ibicamuke abantu babaye ibintu utamenye ibya uyu mwuka wo kwiyahura no kwitwikira mu mazu kumaze gufata indi ntera kandi uwo mwuka uzakomeza kuba kubera yuko abantu baruhukiraga hamwe mu isengero ntazigihari uzakomeza kuba uziyongera kandi ubuze karasaba ubwenge abantu baruhukiraga mu isengero ntazihari Emma yari umukristo mu itorero Abadivantiste ariko se ubwo ubukristo butihangana ubukristo budahamagara abasaza b'itorero ubukristo budatobora ngo uvuge ikibazo ufite bikageza igihe ushiririza abana bawe nawe ukishiririza ndetse n'abantu n'abakozi yageraga hanze nabo yari yafungira ngo nabo bashirirane nawe ubwo n'ubukristo nabo bapfuye se ubundi gahunda nuko nta muntu n'uyu n'umwe wagombaga gusohoka no mu nzu zo hanze urumva kubera umuriro w'amashanyarazi nazo zirafatwa kandi no yari yahamene ababwira kumva urusaku rwa umwana ari gupfa papa mfungurira umuriro uzi ukuntu umuriro utwika nabi mwaragize mukabesha ngo muri ababyeyi hano mu Rwanda harimo ababyeyi rwose ntabwo mwese nabarimira yitaga ariko dufite abantu biyita ababyeyi atari bo umubyeyi gito oya iyo jambo vuzeho gito si n'umubyeyi umubyeyi gito yaje kubatwika akabababarira uwo twabyita ko ari gito watekereje igikorwa cy'ubunyamaswa ntabikore uwabikoze se nawe uramwita umubyeyi gito ntabwo ari we ntabwo yaba ari imyuka yamuhanze wenda izo ni imbaraga nyine z'abadayimoni zakomeza gutuma abanyarwanda mugenda mwiyahura kubera uko none se murakora iki se kindi hege muri gusinda cyane n'inzoga zatuma mukora amashami bano murakomeza mwiyahura ko nkunda amahoro ntuza abantu bagenda biyahura ubu ntawe uherutse ariko ubuse twavuga ngo ntawe uherutse kandi uye no haherutse bahazanye polisi yo zigusanza kuri gardevo bakumerera nabi kamera zitazikurega rwose ariko umwuka kwiyahura uturuka ku bintu ibi abantu babuze ahantu baruhukira mu bijyanye n'iyobokamana icya kabiri abandi bafite ubugome mu mitima yabo noneho bwanze kubavamo mwandyaryamu ku buryo umuntu agirira ubugome uwo yibyariye bantu n'indyarya nawe ubwakigirira ubugome none ariko iyo ukunda ntabwo wakunda abo wabyaye wabakunda gute kandi nawe utikunda nk'umuntu wari umuzi ukimara kumva aya mahane yabaye yambabaje cyane na Clement namuhamagana n'ubu ibiganiro rwose barabyumva imusanze twicaranaga ahantu bita kuri La Grete yari umugabo nyembona ari umugabo w'imfura mwiza ucecetse utuje abantu bafite rero ibyo baceceka twazano tukavuga ngo turi babi ntabwo turi babi nangwa natwe turavuga bikavamo none abantu bacecetse bafite ibintu bagize bate bacecekanye bibi kandi iyi nkuru yo gucana inyuma yazanye amakimbirane
iyo imenyekana yenda ikazanwa ku mbuga nkoranyambaga byari kwitwa gutangaza ibihuha. Byari kwitwa gutangaza ibihuha, ariko fakita zari zihari n'amakuru mu bashuti ze. Nose ni kangahe mu shuti ze zibizi, ahubwo kubera umugabo atashakaga kuvuga agaceceka biba byinshi nawe yirema mu bugome. Turi no kubwira abantu ko ibyo bintu bidakwiriye bigenda kuri ku muntu. Ariko Ezeke sorry gatoya, numva nta kosa niri na rimwe umugore yagukorera cyangwa umugabo yagukorera byo gufata umwanzuro wo kwica abana wabyaye, cyangwa gufata umwanzuro cyangwa nawe ukihemukira. Basi niyo yigica wenyine, ariko abana akabihorera. Ubwo se abana bazizi abana baje baba makara gushirira ku buryo nta muhango wo gushyingura. Komeza ikiganiro Ezeke, komeza ikiganiro. Ubu bashiririye ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye nagahinda pe. None mwarangiza ngo tuzano ngo turaza, ariko reka mbabwira, ariko ni ibintu bimaze kumenya abantu nyine kuca abantu batavuga ukuri, kugira ngo ukuri kubatura abantu bakumenye, twa kujya tugendera ku kinyoma. Uyu mugore akimara kwakira iyi nkuru yayakiriye atewe, yayakiriye atese ko nawe yaje akiyagera. Ubu ngubu tuvugana ari muri koma. Nese urumva wakiriho ntabwo ariho. Yaje yavuze ijambo rimwe ngo abana banje gusa tayari pa muri koma. Amahirwe nuko agaruka ari n'abajyayo bakanabo bagapfirayo. Amakuru hari yuko wenda yagarutse nejo ari muri koma na nubu aracyari muri koma. Urumva ibibazo bikomeye biva kuki kutumvikana. Ariko ku ruhande abantu bari mu ngo ni batumvikana, bahamagara ubuyobozi n'ibyanga. Yewe nagusezerera cyangwa ukansezerera, ubuzima ni ubushakwa. Ku ruhande rw'uyu mudamu wafashe imitungo y'umutware we, sibyo, nawe akagenda ayitsimbatsimba ndetse akagera ku rwego ayandika ku bavandimwe be ko yari ari gutsimbatsimba imitungo umugabo wiwe, ari nabyo byateye iki kintu. Uyu mudamu waramutse avuye muri koma, we ntago yakumva ko ari we ntandaro w'ibintu byose. Iteka ryose abantu babana ntago babura ibyo bapfa. Ariko nawe n'abantu badukurikiye, aba papa aba mama, mwige kwicara mu gacaca ko mu muryango mukemura ibibazo bitararenye nko. Nawe niba ibyo bivugwa ariko bimeze kuri we, ntazibabarire, yaba ariyo ntandaro ya sekibi, ariko akaba yarabikoze nawe bwaba ari ubugome bumurimo. Dufite abantu b'abagome, sibyo? Uzi uko ari n'umuntu ushakana n'undi akavugana uyu muntu reka mukomeshe noneho tugabana ibintu. Babyumvise ko ari uko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagize iryo kavugana n'umuntu abantu bazajya bagabana bamaze iyi myaka, bakurikize pourcentage winjije ubiteko rikeri. Noneho bazajya bavuga wa mugore winjije iki, babibarure. Wa mugabo winjije iki, babibarure. Mwigabaniro bazagendera ku byo winjije. Ibyo byose umuntu aba ari kuvuga, uri kubyumva neza. Uriya nawe wasaga afite indi ntuzi, abona nawe burarapfuye, ariko nta kibazo uzarama. Urumva agira umugore witonda we nta kibazo, ariko wasanga yamaruye. So kutavuga rero kw'abantu no kutabwira inzego zibishinzwe no kutizera abantu, bino bikudusiga isomo ry'uko ari abantu, kubera ko twabuze abasaza b'inyangamugayo. Reka mbivuge nanahaguruka noneho, twabuze abasaza b'inyangamugayo n'abakecuru b'inyanga bahuza ingo, ahubwo baza bari kuzisenya bazihirika. Nabwo ibingibi uri kubibona, iyo haba abantu b'abasaza bazima bari kubahuza, byari kugenda neza. Dufite abagore basariye kuri social media, siko bimeze. Nkaho uvuga ngo ingingo wateguye numva harimo na mama pasiteri, mama pasiteri, naringiye kuvuga ngo ntabwo bifitanye, hari n'abandi bapastori kazi, hari cyo nagiye kukubwira n'abapasiteri kandi. Uyu mwuka wo kwiyahura kw'abashakanye no gutandukana kw'abashakanye ntabwo ufitanye isano n'aba bitwa abakozi b'Imana baza. Nakoze ikiganiro kivuga ngo icyo ufite nicyo
utanga. Dufite abapastori kazi hano n'abapasteri bafite umwuka w'uburaya basengeye abantu ari bazima babahereza uwo mwuka. Uwo mwuka nabo babibirara babibyomanzi. Urabyumva? Dufite abantu b'ibyomanzi n'ibirara kazi mu nsengero noneho bitari mu kabari bitangoye Skol Mart bitangoye Mitsingi byitwaje Bibiliya yera. Aromerutse kumva Pastor Diane we uri kubyumva neza numva ibyo birantunguye gusa Imana izamurengere. Buriya Pastor Diane we ikintu asigaranye ni kimwe nuko mu bintu mu ikosa atakoze aracyari kumwe n'umuryango we. Urankurikira ari kumwe n'umuryango yataye abana be abitaho kandi abana nta wundi mugabo yabinjijemo kandi baza Diane ntabwo ari we wataye umugabo ahubwo ni umugabo wagize gute ahubwo mu monge natampereza ituro afite ibibazo kuko ni umumama rwose reka kubwira umugabo niwe wirukanze nka Pastor Diane ntabwo numvaga ko ibyo bintu byamubaho. we yaraseye we manza w'umupasiteri manza wumva ikibazo yagize Pastor Diane umva atandukane n'abariya bamama uranyumva neza we ni umugabo sibyo yaba yararozwe n'iyo shoreke yaba ariyo shoreke yagiyeho niwe wagiye ntabwo ari umugore ntabwo yagenda se Pastor Diane yamwemerera Pastor Diane we yiyemerera yuko na nizi saha umugabo we yahindutse akihana ibiganiro ntabwo bikurikirana agarutse n'imbeba yazikubita none se si umugore we n'inzitarimo yayimara cyane ni umugore we uwo mugore niba byemera uwo mugore nta analiza yanjye uwo mugore ni muzima noneho n'abandi bo akubwira yuko uwo mugabo wamusabye imbabazi atamubabarira akubwira yuko uwo mugabo wagarutse atamwakira mu gihe undi avuga ngo ngize amahirwe umugabo wanjye akagaruka ahubwo reka mbabwire uwo ni umugore amaze igihe kingana gute se yabuze uwo yakwinjiza yabuze uwo hagira gute oya ahubwo ni ukugira ngo umuryango awuhereza agaciro abana bakora babore mu mico myiza ya nyina nibarangiza nyina navuga ijambo baryumva bavuga ni mama yavunikanye natwe ntiyaduteje ibindi bigabo by'ibisambo n'ibirara cyangwa bya muri betting numva uri kuvuga twakomeje ikiganiro kandi aya makimbirane y'ingo tufite urugero rwinshi rw'abapasteri kazi n'abapasteri nta handi havugwa divorce ni mu bapasteri mu babishopu abantu bakagombye kwigisha imiryango cyangwa gusana no kubaka imiryango. Inkuru zabo zagiye ziza hano ku mashasho media abantu benshi batandukanye bagiye bakurikira inkuru zabo ugasanga abagore imitima yabo yabaye akahebwe bakavuga ko batifuza kuzongera gusubirana n'abagabo babo ugasanga abandi barimo barapromotinga divorce kava mu rugo rumwe akajya mu rundi kava muri urwo akajya mu rundi ntabwo ari byo byaba bifitanye isano no kwangirika k'umuryango nyarwanda. Ngiye kuvuga kantu ntugakate mwese nimugakate na ribu nimpamagara ndayitaba impamvu abeshi ntabwo ari bose aba mama pastori abeshi bakunda gutandukana mu ngo zabo nimwe ni impamvu yo kwiyemera yo kwiyumva yo kudaca bugufi yo guhagurutsa abagabo mu materaniro bagahaguruka bose izo ni inshingano z'umupasorari yagira no mu rugo agashaka guhagurutsa umugabo wiwe ngo nawe hagarare ibyo bituma biyumva bigira ibintu by'ibyigande by'ibyigomeke kuko ahura na public figure nyinshi avuga akavuga ngo umugabo wanjye wori na nyakatsi nta n'idolari 100 wampaye hari umudiaspora wambaye amadolari 100 none nabonye noneho ahubwo ba Merine b'amacupa ya Heineken bakoze ibintu biki abashumba ngo bari gucuruzanya ku mbuga nkoranyambaga ngo leta ribunyitungira urutoki ngo bararabareba yinjiremo bari gucuruzanya umwe ndagwa pasi azaguhaya umpaya undi uyu aya urumva atari gucuruzanya sikabaye amategeko y'u Rwanda nabyemera yinjira aho ngaho rero mu bapastori kaza aho ngaho mu bana aho ngaho niho ibintu biri kuko biranuka. Nyuma yo gufungwa kw'isengero ntabwo biri buze kurangira leta ifashe umwanzuro wo kutemerera abagore kuba abapasteri n'abapasteri kazi. Oya ubwo leta yabonye igiye kubona ibintu byari bihishe muri izo sengero kuko izi sengero zatumye amwe batwarana ama depression kuko
bari kwigaragaza nyine bari kwigaragaza kugera ku rwego umuntu yiyahura akica umuryango wose agashaka kuwurimbura hejuru y'amakimbirane arahari kandi ntabwo yavuyeho niyo mpamvu leta yashyizeho minisiteri y'umuryango igomba guhosha ayo makimbirane ariko muri minisiteri y'umuryango njyewe no kumurengana mu muhera amarangamimerere biriya bintu babasomera bagiye gusezerana bibaye byiza bajya ku murenge kwiga igihe cy'amezi 6 ukunda abantu bazajya babana ibyo bintu byafasha abantu kantu uvuze kakantungura ni pasiteri kazi ubona abagabo bo mu rusengero bamuhagurukiye akabona bari kumwita mushumba akagira ngo n'umugabo azamwita mushumba wowe urakinisha umugore ujya gusengera abagabo nka 3 barusha umugabo w'ubushobozi uranyumva iyo avuye yawuzi ikintu azane mu mutwe ni wibeje ukavuga gapiripiri nzaguta mfite abantu bagezweho ibyo rero ntabwo byatuma urugo ruramba ibyo se byatuma urugo ruramba wowe uri umugore uhuye n'urugero bihangana abantu ujya gutanga ingero bihangane n'ubwira abantu tware wanjye twaduhora abakozi Imana bahora n'abantu benshi batandukanye sengeye nk'uwo musirikare cyangwa se nk'umuyobozi ukomeye se cyangwa se nk'uwa gitifu cyangwa guverineri n'urugero natanga ni kwigendera ubonye apfukamye imbere yawe urabaneza kiyerega firifiri wowe nutajya unyura mu rugo ugasanga mbese wowe n'urugero ihangane ntago ari kumeze umugabo kandi inshuti yanjye azasuzugura kuko yahuye n'abandi bakomeye avuga ndavuga bakubaha none ngiye ndi kuvuga mu rugo ntiwubahe kandi ubundi dore ikintu cyica abantu umwambaro w'inshingano z'akazi z'umuhamagaro ntaho zihurira n'umwambaro wo kuba umugore mu rugo cyangwa umugabo mu rugo iyo utahuri generali uri mu gihugu niwinjira mu nzu iwawe uri umugabo wa famiye uri papa w'umuryango ntabwo uzana inyenyeri icyo nicyo kisha abantu uri pastori kora pastora urayambaye nugera ku muryango urayivanamo bakubaze ngo mama musi intebe ntihakorobye bakubaze ngo mama mu gikoni ugomba kujya gutegurira umugabo kareba umukozi ibyo yateguriye umugabo nishinga noneho barabyitiranyije rero arashaka kuzana kora pastorali yavuye hariya hirya bamukomera amashyi nagera no mu rugo yicare mu ntebe ategereza umugabo mubwira ngo ariko wagiye ubiteka nawe jya ubiteka ko naniwe bananiwe mvuye mu murimo w'Imana noneho kandi ndakumenyesha yuko ejo nzaba ndi muri Kenya reba umugabo ari kumenyesha ngo azaba ari muri Kenya kandi ari umugore sha ariko mana ariko abantu bakwihana bakihingenda ufite abagore bajya gusambana babavuga butumwa noneho hano ndabivuze bakajya muri Kenya za Uganda bagiye gusambana akitwaza Bibiliya ngo agiye mwivuga we itonde fite fact hari uri kumbaza ngo abagabo sinese gusambana ko abagabo n'ikimwe manzo nyumve abagabo nabo barasambana nyumva neza ariko abagore bigeze ku kigero noneho amavideo ari hanze se saya abagore turi gufata amacupa urigo urabona umugabo wasaze yerekana indindiye niba ari indindi n'ibiki byose ariko abagore hano bari kuvanamo agashyira ikibero hariya ahantu havuye abana bazagirira akamaro igihugu ukaherekana ku madolari angaheze ntago ari menshi 50 reka da $50 pesa nangaye monde benefice turara tweba tukirwa tureye uwo muntu ninda sawo mu gitondo ramusanga afite Bibiliya ariko ngo Yesu ashimwe gosha ari no kugira abantu inama basigaye babigereka ari no kugira abantu inama basigaye babyeza bakavuga ngo sashi no tuza umva indidiro mu isengero rero hari abagore bafite amakoperative iyo babonye umugabo mwiza bararangirana pasi kagira inkuru Ezekiyeli ukabwiriza abana Ezekiyeli karagasore ko mbona nta kuntu taya wagiye dufite ababishop bari mu bishop ryacitse oya n'umwapotere mana Imana ibabara rigiye kugabanya amagarade yabo Imana itazabinkora yigeze banga umugabo w'imboga ngo ntiyancika biramucika ari kwigisha ni byabindi byaba ari byo umugabo w'ibogare ntiyancika Kimisagara niho byavugiwe ibyo bindi byaba ari byo bosi w'ibogare ntikanki ndakwambiye
dufite abantu uretse gato dushima Imana yarakoze kuturinda kuba amaboga hereza Imana icyubahiro dufite manza wumve dufite barumva aboga manza wumve dufite abakozi b'Imana biyita simbemera ahamagara uri kubyumva se ahamagara nk'umukozi w'Imana akava mu kindi gihugu akava mu kindi gihugu yego akaza kuvuga ivuga butumwa none waba uri umugabo udafite inshingano ukagira ngo umugore wawe ari kumwe n'umukozi w'iki w'Imana ari kumwitaho nyine agiye kumutembereza sibyo kumbe ni connect ni habara ryiwe nubwo ryaje kubwiriza dufite ahantu heshi amakuru menshi cyane no ku bagabo kandi umugabo ajya gusengera ate umugore w'Imana ngo ni ukuri umushumba yagerayo umugore akabaza yuko uwo mugore ari umudiyakoni kumva umudiyakoni yabaye umudiyakoni no ku buriri batumvise perezida wako na rusengero naruvuga ngewe mwene muze w'Imana Jean ntabwo abanjangira ngewe nzapfa igihe cyanjye cyageze nikigera nzapfa sinzarenga umunsi ni ujya no kurenga nzajya guhiga urupfu kuko igihe cyawe cyageze ntupfe ujya kurushaka nyumva rero nta torero rya hano ajya ni hehe jamani perezida na dirija akora meno umuceri perezida na dirijante wakora na pasiteri w'urwo rusengero ngo ni connector none ko basigaye babyita muri Kigali baryamaniye rimwe na dirijante wakora nuvuga ngo pasiteri na perezida wa korari ku buriri bumwe bari gusambanya umuntu umwe bitande dirijante none za simfite umuce ni bimwe bita ngo sirisamu singufite se abazibi kwa abapasiteri biriya wumva ngo biri mu rubyiruko rwanyoye itabi habwo abapasiteri babapime niba nabo hatari baba nk'urumogi ndikanze mu bashumba ndikanze hari abashumba bubashywe ibyo bintu Imana bazima beza bakorera Imana bubahisha Imana n'imiryango yabo ndetse bashira itafari no kuri iki gihugu cy'u Rwanda abo bashumba bubahwe yumva abo bashumba bubahwe ariko hari abandi bashumba biyitiriye abashumba bigize intambara ibirura biryana bazabapima ubwo kumurute Moses undi nk'umudamu ufite inshingano wenda ashobora kuba ari ariko n'abagabo nabo barananiranye n'umugore n'abagabo nshaka kukubaza nyine ashobora kuba ari diakoni ashobora kuba ari mwarimu ashobora kuba ari n'umushumba w'itorero iyo ageze ku rwego igitanda cye gisaswa n'umukozi aba yumva uwagishashe igihe kitagera akakiryama kuko uwashashe ni nawe usasura agiye muri Kenya igihe umukozi yinjiye mu cyumba cy'umugore n'umugabo umwana wawe yabikora kuko nyine amaze gukura umukobwa se cyangwa n'umwana wawe ariko igihe umukozi ibintu by'ikigaraga abantu babaye abasirimu reka nyine baba abasirimu no ku gitanda babereke ko ari abasirimu sasa niko biri bugende ugiye muri Kenya karyarugo ubaze ngewe nigeze mpura n'umugabo wiyubashye ariko icyubaro namuhugombaga nahise njye muvanaho arambwira ngo njye umukozi wanjye andyohera kuruta umugore umusuye ukareba umugore we ugakompara n'uwo mukozi ndakura hemwe n'umuze wavugana abagabo bagira abadayimoni byatangiye bite nyine umukozi ajya gusasa bakubitana umugabo navuye koga bigenda bite ako kanya koko ngo asanga mu maguru hameze neza kuruta nose kabuza Mose kuruta iki umugore atagusasiye umukozi akagusasira urumva uryoshye nyine arinde si uwashashe none ugiye kuryama ku buriri umukozi yashashe ntugiye kuryama ku buriri umugore yashashe nyoko nyiramabuna aho ngaho araje yataritse ku buriri bwashashwe n'umukozi amaherezo ntabwo uyu mugabo azateka abagore nibite ku inshingano zabo dufite n'abagore noneho hano umugabo ababwira ni uyu munsi ntujye gusenga ndagukeneye yego abantu bakuze banyumvise
izo ntambara mu madini zirimo ati njyewe reka nkubwire ntanagiye twatandukana na Yesu yaba umugabo wawe none se uwo muntu ashaka kubaka uwo mugabo aravuze ngo wakeneye ko umurimo wera mu gukora ngo ugiye gusenga iryo sengesho ntabwo rizumvikana banze ukemura umurimo w'Imana bakuzanye saha yawe TV aravuze ati okay warangiza pastor yakwigisha abana ibigaragazo byanyu Imana irabivanya wati iwanje kiriyo kandi ro wagiteje niwe kigeragezo ndabyumva buriya umugabo afite inshingano zo kurinda urugo rwe niko bibiri tubwira mu mubwiriza 12 umugabo agomba kurinda urugo rwe ashaka yakubwira wa mugore we ibi bintu ntabwo bishaka muri iyi famiye niba utabishaka uriga ishega muzahukana kandi umugore nawe afite access afite ijambo ryo kuvuga ku mugabo we mu gihe ugiye kugura ikibanza agakubwira ni sheri nyamara hano ntabwo ari heza twagura hangaha wa mugabo nawe umva igitekerezo cy'uwo mugore dufite noneho dufite mubwire se hari umubishop nzireme nzamuzana ifoto hano ndanabimuteguje none ngiye kuzabikora turabimuteguje se ndabyumvisha uyu mubishop ndabimuteguje ndamuteguje muteguje iki kuzazana ifoto ye hano yizanira iki se kandi ibyo akora ntabwo bihuye n'izina afite asambana n'abagore video call urangurikira bamuguriye imodoka cyakoze ariko dawe manza zina ubwenge yarayibonye pe we yakemuye ikibazo cyo manza nyumva akiri saha we yakemuye ikibazo cyo kwandura ibirwara byandurira mu mibonano amasaha yose ayamara kuri telefone asambana nawe arubatse se cyane ntago yubatse ibyo byatumye asezerera umugore we nta urumva ngo ye akaraka aba bagabo bari gutingo nabo mubigeho ahari nawe bari kujya gutanga video ko barara nababerekana se ntago umva impamvu yo kurara tureba twiri hari Slay Queen hakaba na Slay King zadutse muri iyi Kigali Slay King z'abagabo n'ababirwa berekana ibitsina byabo hano yari menyereye mu bagore none no mu bagabo byagize bite byaje reka mbabwira ngo muri ruzaba reka nkubwire no jambo umuryango nge ndabona uri mu marembere umuryango nyarwanda umuryango w'umugore n'umugabo hari ahantu bizagera umuryango umugore n'umugabo kugira ngo babane akaba atari feeling ntacyo bimaze no kujya inyuma y'abantu bajya gushingirwa ntacyo bivuze no gukora imihango yo gusa no kuwa bakabica amazi kuko izo ngo bagiye gushinga ubundi mu gitondo ziratanduka zimeze nka konti twirirwa inyuma y'abantu twambaye amakoti ejo mu gitondo tukirirwa inyuma y'abantu tujya gusinya divorce tujya gusinyura ahubwo ibyo twabahaniriye turi mu manza za abagabo none nabo bageze ku rwego babibihomora bamwe hari abagabo bamwe namwe babaye ibihomora basigaye bafata ubwambure bakabwereka abandi bagore baba diaspora kandi none reka nivugira diaspora ifite ikibazo gikomeye cyane ibintu byose byagiye gupfa bizamo amadolari nyamara abanyarwanda yacu yaratunyuze reka mbabwira namwe ba diaspora nawe yatanga ugatanga amadolari ariko ameze gutyo reka kubera ni aho wavanaga n'ukuri hari gari uzabyuka ugasanga hakubwe ubu reka mbabwira ibintu nzi none hari ababyeyi banyibwira aba diaspora barambwira ngo babana n'abagabo babo ariko ntibabarongora urangurikira ariko ugasanga umugore amaze imyaka 2 ntarongorwa 2 umugabo atamwikoza ndi mu kazi kenshi niki ariko ugasanga uwo mugabo afite ihabari naha basambana video ibyo bintu bya video birimo iyihe inikawude birimo satani izi smartphone tugenda zirimo daimoni zirimo abazimu niyo utayifasha ukamara nk'isa password n'urwiki kugira ngo hatagira umuntu uyinjiramo uko ntabwo ari byo se watungiza sibyo ibirara okay
niba ukwirinda ibiraro nabyemera niba ngahe mufite smartphone umugore akaba yizi password akabaza umubare wawe w'ibanga wa konte umugabo wawe azi wa password yawe umubare w'ibanga wa konte wawe ni bangahe ngahani Kigali tujye muri izi n'ukuri kw'Imana ese nabyimana reka kubwiza ukuri cyo tubivugisha ukuri wasanga ari bangahe ubwo si babiri se inde nani nje nawe cyakoze impamvu rero ni byose cyangwa si nibyo nahigize ngo nawe wayihisha umugore wawe impamvu rero iteka iyo ubana n'umuntu urangurikira ko nanone tugaruka kuri aka kantu k'umubare w'ibanga nese kari umubare w'ibanga iyo umugore wawe umenya ubukiri umubare w'ibanga none se we n'umugore muratandukanye hamwe n'umuntu ndabyibutse nyine ubwo narimbarije ibyo agiye kwiga waba warasezeraye hari n'ikiganiro nigeze numva warasohoye waba utarasezeraye umuntu wabwiye ngo uramukunda niryo sezerano riruta ibindi bintu byose setu mbere kujya mukuririza ibintu ubundi wa mugani Salomo yagiye kubarirwa abagore 1,001 biturutse barababaza impamvu bababaza urayizi nuko we yatanze isezerano ngo I love you kandi nzakugira umugore cyangwa se akaryamana nawe akaba mugize umugore ko yari umwami byabaga byitwa yuko ari umugore we hano mu Rwanda rero amateka arasobanutse none ari claire aravuga ngo umugabo n'umugore babana mu buryo butemewe n'amategeko iyo bamaze imyaka 5 bigenda bitaye biba byemewe bakomeje ku kantu negashya utazavuga ngo nabo isezerano ako kanya ryo ryikoze nubwo mwe mutarikoze tayari mu mategeko ryikoze aha tukira aho ngaho ejo bundi twagiye twumva inkuru zirasoteza amajwi ya Pastor Mutesi avuga kuri Uwanyana Asiya vuga ko vugisha ukuri cyangwa yego waranyura amajwi nyura hejuru ntabwo nshaka kunyura hejuru mpere mu muzi kuko uyu mugore yanasezeye kuri YouTube aya majwi yavugaga kuri Asiya Pastor Mutesi ndetse n'umugabo babavugana bavuze ko bose batazi uburyo aya majwi yagiye ku karubanda aya majwi yaturutse mu zihe telefone ibirara icyomanzi n'icyomanzi kazi yo byahuye ntago byemera ukuri ngo abantu bababwira ukuri abantu bakiri uranyumva neza nese urumva ibirara byakwemerera yuko byasohoye amajwi birara kandi umuntu wese usebya mwene se ashaka yuko umuntu yandura isura mbi umuntu se ni hatari mubi ni hatari mubi byaba rero reka nivugire gato akaba icwende koga niyo koze rigaca niyo wakanyuzo stirwaya karameneka twaje hano tuvuga ibintu reka mvuga rimwe Pastor Mutesi riko afite ntabwo ari nziza nimbi iki amateka ye ntabwo ari meza gute neza n'umugore wahuye n'ibikomere by'urushako fasha atari meza ubwo ni he ariko ibikomere by'urushako mu mushaka nta bagore bapfushije abagabo bafite imyaka 30 ntibanambye ku bana babo yaba umwe cyangwa babiri ntibahirinze basaza mujye mubesha abantu batari kwisi bapfuye amateka zabibabaza shango bambaye imibiri mwana iyo mibiri yanyu izashenguka ijoginyo niba mutubaha Imana umubiri se ni gute umuntu apfushije umugabo afite 30 sibyo akaba afite 60 nta wundi mugabo urinshi nta mubiri agira arawufite wenda wasanga warahindutse brave ukaba waragiye muri koma mwemere rero ko muri inkozi z'ibibi mufite irari ry'ubusambanyi ryuzuye no kwihana byanze tumenye classe du classe amabana mwiyambura uwo mwambaro uvuga ngo ni pastori ngo uri umukozi w'Imana igihe mwatukishirije Imana
gihagarare ahubwo muvuga ngo twebwe twari inkozi z'ibibi z'abashumba z'abakozi b'Imana twaraje ariko tuzana n'ubusambanyi n'ubuhehesi tubabwije ukuri nimuzongera kudutekereza ko turi abashumba bwo twe turi abanyabyaha none uwo muntu rwose isi zakubabarira n'amateka azavuga ni koko ntabwo yari we ariko we kuzwa ngo pastor abandi Moses umubiri uraryana abagore benshi umubiri urya bakishakira n'abagabo babashaka nyumva rero ubwire ari umusaza baravuga ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora kare hari gakomba kare hari agakomba mwe yavuze ngo ihene mbi ntawe izirika yewe ikintu shinja mama Siya ndamushinja ndi mu rukiko rwa YouTube bari agarura urukiko rw'ubusesenguzi ndamushinja ikosa rimwe ryo kuba yaremereye kuba inshuti na Pastor Mutesi Setu ntabwo byari bikwiye ko Pastor Mutesi yagira inshuti na mama Siya byari bikwiye guteze kandi mama Asiya umugore wa nyakwigendera inzahuke se twakoresheje wahoze ari umugore kuko isezerano rivuga ngo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu akoresha ko ari umugore kuko nawe ndi mugabo nta mugabo arasha yego ndana abagore b'abanyarwanda baziga umuco nk'uwo wagira urumva mugabo yamuteze umutego ngo avuge umugabo we nabi umugore avuga umugabo we neza hano hari udusimba kandiye Ezeki nanjye kandiye kwihangana hano wanyicaje ni habi aka kantu uza kugakata ariko kareke manza ariko karyosha video noneho rero baraza kumvira ngo banyorereje ibintu ubwo ngo ntabyo nagasimba noneho rero turi munsi y'igiti kipe noneho rero mama Asiya sibyo yavuze neza umugabo we yego umugore w'imfura umugore wa kanaka mwivuga butumwa gutya nuko abwira kira cyomanzi kira gihomora n'igihomora oya kitari igihomora umuntu w'igihomora afata umuntu wakunda video afata umuntu akunda video yegura ari umukunzi wawe uri igihomora jewe ntago nzabatinya nushaka ufite amadolari numpamagara kuri ribu nzazinduka mu gitondo amategeko azandengano urafata umuntu waguhaye keya uri kukwitaho wakugiriye impuhwe yuko Yesu ukamufata video nakubwiye ngo abantu n'abagome bafite ubugome bwihishe fasha video da umusabye video korora yikwimye uravuze ni urayinyimye uranyimye share kanze nkwereke wumvisha umugore akwana dufite hano dufite ibomora by'abagore bifite n'abagabo bita bitandaraza kamuganda ngiki ndavugaga igihugu twagiye cyangwa Rwanda ariko cyangwa igikwa cy'u Rwanda kirarinzwe no twagiye cy'u Rwanda nibagikinira aho twagiye ngicyo shatse kukubwira ngo niba ngiye kuvuga mu mazina yabyo kandi Pastor Mutesi hano yicaye mu mutima we hatarimo yuko yakoreye ubwo muri ya mugore yaba ari umwana wo kurima yakoze icyo bita gusezera YouTube yari yaratinze ariko avuga ko yari yaratinze nayisezera kuko abana batoya nabo bahagurutse kuko bari gusasa ariko mu buryo yasobanuye ko YouTube hariho ubugome atarazi ko hari ubugome nabwo azi kwidefanda ku rwego rudasanzwe Ezekiel Pastor Claude Boss Kimpai ngo bafite ngo umuntu ndeba mwebwe ntacyo mwatwara umuntu mwebwe hano mu gihugu kigendera ku mategeko hano kwa Kagame nta na gito ntikibaho cyakoze ari kintu kimwe mushoboye mwavuga umuntu murawigira ariko nta kindi yibitwaza navuga yuko watsinzwe kandi amateka azabimubaza amateka
azabimubaza. Uwo muri Cameroon ngo ukorana ngo niyo team ngo ushanga kuzana. Nyumva n'uwo muri Cameroon ntago ari uwo mu Rwanda nyine. Neze umuntu uri muri Cameroon azaca hengaje kwica. Yewe Ezekiel uri inshuti yanjye tuvuge niba baranyishemo nakazi kawe ariko ari ukuntu nkuzi. Ntacyo wenda gutwara Pastor Mutesi. Iyo ni mu majyepfo yo. Ntacyo wenda kumutwara Pastor Korode. Abantu bavangwa korana na ribu ibintu byinshi bakamutinya n'ibikina shaka bakorana na CID. Ntacyo mwenda gutwara Pastor Mutesi yitwaza. Yirukankanywe n'iki kimukuye kuri YouTube atanasabye imbabazi z'amakosa yahakoreye. Donc ikinyoma kigera igihe kikagonga igikuta. Iyo ikinyoma cyagonze igikuta iyo udasubiye inyuma kirakugwira. Byageze ahantu igikuta rero cyamugwira arebye nabi. Asubiye inyuma yirukanka rero. Ngiri kwiso. Nishaka ibe kwisoko nta nuwayigura kubera yuko yanyuzaho ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Amen. Kandi uvuze ndafashije. Ndafashijwe pe bidahesha Imana icyubahiro. Urugero nibishaka agira cyo ajya guza Pastor Mutesi ngo n'umugabo mu diaspora. Ninde wamuhaye ikaze siwe. Kumbe batekenitse. Yamatekinike y'abantu. Siho byabereye. Siho byakorewe. Icya kabiri asobanura ku byamamasi. Biriya bintu nibyo azi yari yakoze. Na gahunda bari bapanze n'uriye. Ibyo bintu numva behejeje Imana icyubahiro. Ko hari miliyoni 2 zashyizweho ku muntu ushobora kuvumbura ahantu aya majwi yaturutse. Aya majwi n'aya mavideo yo kumasibirenge kwa si. Ubona izo miliyoni 2 n'uruzi zitange. Steven nazo yatanga. Sewa yafashe. Aya mavideo kubera yuko azi yuko ari we wayifatiye. Kubera yuko azi yuko ibyo yakoze abizi. Ari kujijishubura aravuga ngo noneho hagira umuntu muhera muri urwo miliyoni 2. Miliyoni 2. Okay, reka mama kuru hari umugore mu France. Okay. Nawe yakoze ibyo bintu. Yakoze ibyo. Nawe uri muri deals cyangwa wamumashije ibireye. We. Ngo barakunda. Yabimbwiye afite agahiye. Urabyumva? Aravuga ngo ifoto ari foto wambaye ubusa. Ihangane ndamuvuza ariko ntabwo mvuga amazina ariko ndabikwereka. Arafotora. Ariko imyanya y'ibanga arukundo abagore babateye biragaragara. Ariko yambaye ubusa hose. Hashize igihe zibaravuga nikora ibi nibi uje mu gihumba kora ibi nibi. Avumbura umutwe gusa bitati kubitaha. Kake. Oye turakoresha video. Harya ziremewe muri ribu biremewe. Ntago byemewe. Nabo ndikumusha ndiko gahinda. Aba YouTube ndiko gahinda mwagize. Muzabwira ribu uvuga ngo zana video tukubitaho. Oya na YouTube ubwayo yayisiba kuko YouTube ntago ari urubuga rwa porno. Nico kibazo. None oya ukoze na violence kuri uwo muntu. Umumama n'abashinzwe WhatsApp bakwiriye kuzajya bagira ukuntu babigenza. WhatsApp ntibayemereye kohereza ubwambure bw'umuntu. Oya bandi ibyo ngibyo bakire nabyo ibyo bibereye mu mafaranga ibyo ntago babijyamo. Ibyo nimwe babakene b'abanyarwanda muri aho bibigorye bicucu gusa mu bibi. Abantu bari kwicururiza ngo bagiye muri ibyo noneho rero. We ifoto ye umva hano yayisanze. TV yakoresha ubushobozi bishoka byose. Ubwo leta namumenye uwo muntu. Ayoherereza Nyirasenge. Umwe mu Faransa. Nyirasenge wo mu Faransa waba muri Amerika nawe. Afite nimero ye nawe. Yabyanze rero aba yoherereje Nyirasenge. None iva kwa Nyirasenge igaruka kwa nde? Kwa wa muntu. Uwo mugore mwavuga. Kandi ari pastor. Twavuganye. Moses nta makuru ajya ambwira jewe adafitiye ibihamya. Hayi.
nkubwira pasa nabikoye kwa 12 dukora ikiganiro kiri kuri kiranuka nkubwira ni pasa Mutesi narongorwa oya bwera mfura no twaturi inyuma mama si yabiramwa hashize amezi atandatu 7 ko nawe hari diru yo guhita shaka sinabikoye kwa 12 ngewe nicyo gihe nabikubwira none sobara atari yo diru yari ihari agasanga huye noneho na Nyabingi ni Nyabingi ire ni Nyabingi pe Nyabingi pe abagora ariko shani mudashishose muragwayo murapfirayo muri baraza guti oya rwose hano nibati hano ubusambanyi baragara isira bashira ku karubanda kuko mama siya iyo akora ikindi kintu nta yindi video ihari ntayo muri analyse zanje mu bunaribonye bwanje bukeya mu myaka afite 70 ko narigiye kwivugara 70 sha nta yindi video ihari iyiza kubihari tuba twicaye hano tuvuga ikindi kintu kitari kingice turi kuvuga koko ryajambo tuvuga ngo umugore utare upfushije umugabo mu myaka 2 yonyine akoze ibi ariko turashimira Imana ishobora ibintu byose hari abantu bakifata neza barahari pe nubwo amaherezo amayero baho ya ntago bikora amayero ntavuga ushaka kumbwira ko mama siya yaza kuba Pastor Mutesi video ntago tuba twazibonye basi ikibazo cyo nagisubije cyakabiri tuba twabonye nyinshi uku kuyobya uburari kuri hagati ya Steven na Pastor Mutesi urabona guhatse iki niki kirukanishije Mutesi kikatuma atangaza ko ahuzwe YouTube ese yibagiye umugano uvuga ngo nyiri cyaha yiruka ha umwirukanga ninde umukuye kuri YouTube ubundi ikinyoma abavuze ngo va kuri YouTube ikinyoma Siribi mubwiye ati rero kubera aya makosa ava kuri YouTube agiye uvuga ijambo arirukankanwa ni ikinyoma kizenguruka isi yose kigafata abantu imitima kicicora kigatura ukuri kutarahaguruka kugifunga rasiwe ariko iyo kuri guhagurutse ikinyoma kibura intebe n'ikicaro kandi ikinyoma iyo kigiye kwiruka kibura burundu ndasubiramo subira nava kuri YouTube Pastor Mutesi timuzongera kumubonaho na rimwe kubera yuko hari ibintu azi neza cyangwa amateka cyangwa igihe n'imyaka reka kujyana abantu rega abantu barasaza wa mugabo abantu bari gusazara ko bunanye natarantitse ubusingiye ubwo se wageze muri kangahera bisobanuye ngo muri karani bisobanuye ngo isi ikubaza amateka arakubaza abuzukuru ba Pastor Mutesi bazamubaza abakwe bazabaza batavuze kubera iyo mpamvu ibyo bintu mu myaka agezemo hari imyaka ugeramo yo gukiruka bireka arabona igihe cyamurenganye kuko yaba ari ivuga butumwa ari ijambo ry'Imana yakaba yagumya kwigisha iyo barigira neza koko y'imico myiza n'ingeso nziza yakaba yakomeza kwigisha kuko ni imico myiza n'ingeso nziza amateka azabikubaza ariko mu bintu byiza none kuko nyine ari iryo jambo none mu bintu bitari byiza amateka arabikubaza rero Pastor Mutesi yagonze igikuta amateka arakumubaza ageze no ku rwego reka maze kubwira nubwo nabandika fifirije n'umugabo wawe ukibesha nkakumvoma nanjye rwose nakubwira utabivuyemo twasezeranye mu gitondo nakubwiranira kareka buryo uri mubi umugabo bakeneye nubwo buri mayibobo yo kumuhana ukeneye kubahwa n'icyubahiro umugabo wose ko yabaresha yaba ari mugufi nka Moses hano yaba ari muremure nkandi ukeneye icyubahiro tugira confidence wawe none umuntu w'umugore wawe public figure kuri telefone none se pase nubwo twarara tureba tukirwa tureba ariko sinarya amafaranga yawe tekinike kwaje kwapura nakwemera kurara ndeba ngende umuntu
utabyemera ariko se kureba uragira ngo kureba arareba nyine kuko hari umurebesha ahubwo hari ikintu cyaka manza wumve manza wumve yego burya umuntu akunda kureba cyane kurebuza areba n'ibitamureba kubera iki Pastor Mutesi mbere yuko atangaza ko avuye kuri YouTube ndetse ashaka kuyigurisha kubera iki yarindiriye gusiga ashyize hanze audio ziharabike Asiya zikurikirana na video yari wo mugambi yari afite kugira ngo asige asenya izina rya Asiya niki cyabimuteye nubango nuko njya kuvuga ikintu kimwe abana dukurikiranye batera udutebe bicare kandi kuzisonga bugari ntacyo bitwaye icyatumye abikora biragaragara nje mu maso yanjye mu madarubindi yanjye uko mbibona biragaragara ko ari inyungu yari ategereje muri Mama Asiya none izo nyungu arazibura azibuze rero guhomboka n'uguhomboka urankurikira biba ngombwa ko asiga amushyizeho icyasha none iki cyasha gisanga uyu mugore aririnda mu mico no mu myifa la pizene coside crebone sans aririnda cyane ku rwego rudasanzwe kubera ko iyo Mama Asiya yibesha akavanamo akatandarika akaguru ke hariya akandi hariya urankurikira neza nyumva neza ubu mwese YouTube yari kubimubonye n'isi yari kubimwo yari kubagaragaje ariko hari ukuntu umuntu avuka akavukana uwo muco akagira umugabo akabikurana akajya mu gakiza we ntabwo yigeze abesha Imana ko akijijwe adakijijwe warakijijwe rero iyo video yabarayishatse barayuze bivuga ngo rero Pastor Mutesi impamvu arekuye yabuze inyungu muri Mama Asiya abazibura z'amayero n'amadolari n'amapawundi ko Abanyarwanda ntayakeneye hano mutanga udufaranga duke mwebwe mwabagabo binamura abakene namwe nta Munyarwanda n'Abanyarwanda muri abakene cyane abagore niyo mpamvu Abanyarwandakazi bacu bari kujya muri diaspora none uranyumva neza birangiye we akora tekinike yo gusiga avuze ngo reka ngaragaze uyu mugore ko ari mubi nkanje ariko burya Imana iturwanirira aho tuzi naho tutazi Imana rero yarwaniriye mugore wa Theogene Nzahuka ni ibintu byiza cyane Imana ishimwe reka tugane ku musozo iyo ubu abantu b'imbuga nkoranyambaga babonye impfu za bamwe mu bantu bakomeye urupfu rw'umuntu ukomeye twaherukaga wari uzwi cyane yari Pastor Theogene Nzahuka mu minsi ishize hato n'abandi bakomeye ahubwo ku rwego rwabo nibo babimenya twebwe ku rwego rwacu ko ari ruciriritse ntabwo tubimenya ariko abakomeye bo barapfa mu minsi ishize hapfuye kuko nka papa umbyara yarapfuye kandi yarakomeye cyane dukomeze ngaho dukomeye niwe muntu nzi wari ukomeye uko yatema minda ndavuka mbigitangaza niyo mpamvu mpamagaye rero byatarakomeye kuruta abantu bose ngo gukomeza akagira uyu munsi nibwo hamenyekanye inkuru y'itabaruka rya Aremu Kurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda iyo abantu babonye izi mpfu bakabona ko isi idasakaye mu by'ukuri nta kintu bagakwiye kwiga ese wakiriye ute itabaruka ry'uyu muvandimwe wacu reka manze avuga ngo hazamuka niho hamanuka kandi ahanyerera hari umwuka kandi umuhanga wo kubana abantu n'abantu neza ko ntago abazejo hazaza uko hazaba hameze urupfu rwa Mukurarinda rwatunguranye rwabanje gutungurana ku mbuga nkoranyambaga kuri social media ruravugwa ariko ruvuzwe abantu dutegereza itangazo rya guverinema turaribura sibyo turibuze twaryamye bwije nk'abantu birwa kuri YouTube kugira ngo byibuze tubone icyo tuza kuvuga ariko byari ibintu bidasanzwe ni ibintu bidasanzwe kuko Mukurarinda urumva ni yararwaye sibyo cya kabiri urabona ibibazo bya M23 byabaga bamubaza ku Burundi bamubaza ibintu byose niwe wakundiraga kugaragara muri social media cyane arimo asobanura uko bimeze kuko niko kazi ke bari baramuhaye nanjye ukampaye ubunaka isabiye akazi noneho rero niko kazi sibyo ariko gupfa
urupfu ruteye ubwoba. Iyo wumvishe umuntu nkuriya ngo arapfuye uhita utangira gutekereza ni se nawe yagiye, ukumva nyine ari ibintu byo gushidikanya. Ariko reka tuvuge ngo Philippe Mukurarinda yari umugabo w'umuhanga w'igihangange w'intwari kandi yakoze ibintu byiza. Yari umunyamategeko, yari umuhanzi, yari afite ikipe y'akademi, yari mu cyiciro cya gatatu, kungu biba mu cyiciro cya kabiri twabatsinda batsinde. Afite ibigwi yazamuye gisupusupu bamushyira kuri tele, aragaragara, nta muntu yigeze asubiza inyuma wamusabaga ubufasha. Uyu Clarisse wagiye muri Amerika ni wamufashije. Donc muri entertainment zitandukanye yagiye afasha abantu benshi. Yari umugabo utebya, usetsa, yarazi kuganira. Ikintu cyo yari umuhanga pe, yarazi kuganira. Niyo wamutegaga umutego muganira mu itangazamakuru yakubwiraga ni oya uranteze kandi ushaka kuntega. Rero tangazo rya guverinoma ryavuze yuko yazize guhagarara ku mutima muri wa Faisal. Ubwo nyine isi ntagisakaye, abantu duce bugufi, abantu twite ku bandi, ukora ndayitaga ku bandi agahereza abantu ikaze. Nta uruba gisupusupu niwe yifatiye muraba gisupusupu na aramuzamura ku mafaranga ye. Hari ibintu byinshi yarazwiho. Hari nimba Amavubi yaririmbye bita ngo tsinda we batsinde, Zariyo Sport, ibintu nk'ibyo. Nuvuga ngo ibintu byose yari umuhanga bizi kandi yari umunyamategeko uteye bwo. Niba muntu wazanye urugaga rwo kuburanira aba diaspora ibintu byabo hano muri iki gihugu niwe bikreye arabizana. Ku buryo uri hanze ukagira ikibazo hano byoroha umuntu ari hano bigakunda mu manzi utiri ugira gute. Rero urumva ari itafari yashyize ku gihugu. Rero reka tuvuge ngo twihanganishe n'umuryango we n'ishuti ze kandi bakomeze bihangana. Ariko ni urupfu ruteye ubwoba, nta muhanga w'urupfu. Iyo umuntu yumvishe ngo kana karapfuye ni ukuri wumva uri gutetera mu mutima. Nawe uri kureba iyi video nababwiye ngo nawe witonde, ukore neza, wige gukora neza, uko gukora nabi byo ni bibi. Rero reka tuvuge ngo umuryango we asize abana babiri bihangane n'umufasha we. Ariko Imana niyizigeno ryacu. Iyo uko tuvuka twenyine, niyo dupfuye upfa wenyine. Kuko abantu ikigare tubamo cyangwa abatubeshya ngo ni inshuti, ntago umunsi wo gupfa tuzajya. Ugenda wenyine. Iyo wakoreye Yesu ukabana na Yesu niwe mujyana. Iyo wakoreye Satani n'abadayimoni na za nyabiki ubwo nabo muramanukana. Icyo wakoreye ni nacyo umanukana byanga bikunda. Gusa hari hepfo sinzi ukuntu hameze, ariko niba hari ibitabo byandikwa hazandikwa byinshi. Ugize neza, urakoze cyane. Reka dusoreza aha twihanganisha imiryango myinshi yagiye ibura ababo, ndetse n'umuryango wa Alain Mukurarinda nawe bihangane, n'umuryango mugari w'abanyarwanda bihangane. Yari umukunzi w'abantu benshi, yari inshuti y'abantu benshi. Hari umuhungu nabonye ufite cyano bitaye, sinzi niba ari mugire niba ari iki, sinzi yo cyano kuntu yavuze amagambo atari meza nayabonye. Akajya makiriwa gasebya abantu n'iki kavuga ibintu ngo bakaba mu Bugande. Sinzi ntago habura aho abantu buririra bavuga ariko iyo umuntu yapfuye burya aba yapfuye, tujye tureka, sibyo? Reka ngushimire, ugize neza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Nitwa Ezekiel. Ntugende udakoze subscribe kandi utabanye natwe mu nkuru n'ibiganiro.